Sister uraho? Uraho neza. Waduhaye inzira tukegereza Yesu uyu mwana. Nta nzira ihari nanjye ndamukeneye. Uraho? Waduhaye inzira? Uraho? Ndababaye. Mutambutse mupete. Bamugejeje hejuru yaho Yesu akorera. Ubasha. Oya, buretse gato. Nubwo nakuze ariko urasa nk'umuntu wakoze ibya runaka cyagihe. Rero nanjye nyikubona ntabwo uri buva hano utanye muri ikibazo. Nta kibazo mfite umutwe ukomeye nk'intosho. Tegetse kira byuka wikorere uburiri bwawe wigendere amahoro. Yemwe bari mu masoko, yemwe bari mu mirima, ibyo Yesu akoze nta muntu ubiceceka. Iyo Yesu akoze igitangaza nta muntu ubiceceka. Yesu ajya aruhura. Yewe nari mubi Yesu aranduhura. Muvuge cyane amen. Nari mubi cyane, ndashimira Yesu yamaye agakiza. Rero Yesu ajya aruhura. Nimba nari nangiye kuroga umushumba mfite imyaka 16, yaranduhuye, ntabwo byari byoroshye. Kana kanjye kamaze iminsi 6, iminsi 8, karayujuje uyu munsi, kageze hanze. Hereza Imana icyubahiro. Ejo bundi nabwiye madamu arimwo kukonsa, ni agakobwa keza cyane turasa. Muvuge cyane haleluya. Nanjye nari mwiza nuko izuba ryandasiye, ko ndashimira Imana. Wava i Burundi n'amaguru ukagera inaha ukahagera ugifite freshere nibibaho. Ubwira ati kano kana ni karadukosoma. Niko namubwiye, shaka kumwumva ko akunda abana nkanjye. Agakana karadukosoma. Oya sheri ni karadukosoma usige ibyo nariye ndagatwite. Aha. None hari n'imisi bikaramara. Oya. None bazanye indege 5, wakazana za V8 zimwe zireba nk'abantu 20, wakazana amafamu nka 30, wakazana amataje nka 20. Sheri akakana twagatanga. Oya we ikiruma yarazi ko ngatanze. Habe kabura umukobwa mwiza ureba neza, ariko nta muntu urabona ukubwira ngo aravi yube. Never. Tusome rero igitabo cya Mariko. Igitabo cya Mariko. Tugiye gusoreza gusoma igitabo cya Mariko. Ibice byaho bibiri turasoma n'umurongo waho. Turasoma n'umurongo waho wa 12. Igitabo cya Mariko ibice 2 umurongo waho wa 12. Haravuze ngo arabyuka yikorera ingobyi ye. Muvuge cyane amen. Arabyuka yikorera ingobyi ye, uwo mwanya asohokera imbere yabo. Nuko bose baratangara bahimbaza Imana, baravuga bati bene ibi ntabwo twigeze kubibona. Duhuze ibiganza dukomere Imana yacu amashyi menshi cyane. Ngiryo ijambo tugiye kuganira, kandi turahabwa umugisha n'Imana. Muvuge cyane amen. Bantu biteguye kumva Imana muvuge cyane amen. Dusomye ijambo riravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe mwese nimuze musange ndabaruhura. Uwo ni Yesu. Tumukomera amashyi kandi nta kibazo dutwaye. Uwo ni Yesu utanze iryo tangazo. Niwe wenyene wahagaze aratura, aravuga ngo yemwe abarushye. Uvuga cyane amen. Yemwe abarushye n'abantu baremerewe
nimuze musange mwese ndagira gute. Umuntu mwegeranye mumera ikiganza umubwira ngo wakire kuruhuka mu izina, akira kuruhuka mu izina rya Yesu. Turashimira Yesu uje kuruhura abantu muri aya materaniro. Muvuge cyane amen. Yesu ajya ruhura. Yesu ajya ruhura. Turimo turatanguranywa n'igihe. Yesu ajya ruhura. Yewe nari mubi Yesu aranduhura. Muvuge cyane amen. Nari mubi cyane, ndashimira Yesu yamaye agakiza. Rero Yesu ajya aruhura. Nimba nari nangiye kuroga umushumba mfite imyaka 16 ariko amagakiza mumbere Imana icyubahiro. Yaranduhuye, ntabwo byari byoroshye. Imana yamaye agakiza. Rero no muri aya materaniro hari abantu Yesu agiye kuruhura. Muvuge cyane amen. Yemwe abarushye n'abaremerewe mwese nimuze musange ndabaruhura. Dusomye irindi jambo, ndimo ndasiganwa n'igihe ndimo ndakireba hano. Dusomye irindi jambo riravuze ngo arabyuka. Uvuga cyane amen. Yikorera ingobyi ye, asohokera imbere yabo. Bose babibonye baratangara, barangije bahimbaza Imana, baravuga bati bene ibi ntabwo twigeze kugira gute kubibona. Imana ishimwe. Uyu ninde? Ni umubyeyi yavuye mu mukobwa, cyangwa se ni umukobwa yakuze, amaze gukura, agira icyifuzo, akoresha mariage n'umugabo ntazi izina rye. Murakoze. Se murahari tuganire? Murahari tuganire? Uyu mugabo n'uyu mugore bagira icyifuzo cyo kubyara. Nimba barasenze nubimbaze, ikizima nuko babyaye. Uvuga cyane amen. Uyu mugore arasama, amaze gusama ahurwa nk'uko abandi babyeyi bose bahurwa. Agira ibyo ahurwa, agira n'ibindi ahugukira. Ibyo nubimbaze mbirebera iwanjye. Uvuga cyane amen. Iwanjye hari ibyo yanga, hari n'ibindi agira gute akunda. Murakoze cyane. Uyu mubyeyi bamuha keya y'umudamu atwite. Keya ziriyongera. Dusanzwe tubabebeza, ariko iyo noneho mutwite keya zigira gute ziriyongera. Murakoze cyane. Uyu mugabo aba hafi y'umugore we, amuba hafi kuko yari atwite umwana. Uyu mwana numbaze nimba yari uwa kabiri, nimba yari uwa gatatu, nimba yari uwa 10, numbaze. Kizima nuko babyaye uyu mwana tugiye kuganiraho. Afatwa n'igise, ariko atarafatwa n'igise, numbaze ukuntu bateguye kino cyumba cya kano kabebe kagiye kuvuka. Yewe cyumba ntukimbaze, ntago nakivukiyemo, navukiye mu Masaka. Sijye wahera. Abandi bavutse nkanjye mwihangane, hari Imana ikura ku cyavu. Uvuga cyane amen. Rero uyu mubyeyi numbaze ibyo baguze bitegura uyu mwana. Cyonzi cy'uyu mwana agiye kuvuka, baramushopingira, sadepa naho agiye kuvukira. Muvuga cyane amen. Uyu mugore nimba yaragiye kwa muganga nubimbaze, ikizima nuko yabyaye. Agiye kubyara abona abyaye umwana, ariko sinzi uburyo uyu mwana
yafashwe n'uburwayi. Ku ishuri aho twize ntabwo babitubwiye, twarabajije ati uyu mwana yavutse aremaye cyangwa se yaremaye akuze? Mushumba igira hano, come on. Nabonye ufite amavuta menshi. Uyu mwana yavutse aremaye cyangwa yaremaye akuze? Muri theology wize bidusobanurira. Sadepa naho wigiye. Bibiliya ntigaragaza ntago barakubwira yayo, ntago ntigaragaza uburwayi yari afite. Yego. N'abantu bigisha theology. Yego. Ntago bivugaho kimwe. Aha. Hari abavuga ko yavutse aremaye ariko abandi hari icyo ntacyo babivugaho. Komera Imana amashyi. Ukabisobanuye niko babitwingishije natwe. Muvuga cyane amen. Uyu mwana ntabwo tuzi ko yavutse aremaye cyangwa uburema bwamufashe akuze. Ikizima nuko mwana yisanganye ikintu cyitwa uburema. Uyu mwana baramuvuza, birumvikana yaravutse ku mugabo n'umugore, kandi ikintu cyitwa umwana mu rugo cyangwa se mu muryango arakunzwe cyane. Haleluya. Mbyaye vuba, mumere n'Imana icyubahiro ko nabyaye. Meruka hano mbabwira ko nwite. Twarabyaye, tubyaye kuwa gatandatu. Kana kanjye kamaze iminsi 6, iminsi 8, karayujuje uyu munsi, kageze hanze. Hereza Imana icyubahiro. Ejo bundi nabwiye madamu arimwo kukonsa, ni agakobwa keza cyane turasa. Muvuge cyane haleluya. Nanjye nari mwiza nuko izuba ryandasiye, ko ndashimira Imana. Wava i Burundi n'amaguru ukagera inaha ukahagera ugifite freshere nibibaho. Ndashimira Imana rero. Nabwiye madamu arimo gukosa, mu bintu nkunda ibintu byiza, nkunda imodoka nziza, nkunda inzu nziza, nkunda ibintu mbese by'amafreshere, nkunda ibintu byiza ngewe. Nabwiye madamu ati sheri, dufite icyifuzo cy'inzu. Madamu ati yego. Dufite icyifuzo cy'imodokari kandi nziza. Madamu ati yego. Dufite icyifuzo cy'amafaranga pana mahera. Hari amafaranga n'amahera. Murahari cye mwataye? Mumere ikiganwe ngo muri aya materaniro Imana iguha amafaranga. Amafaranga asimburane n'amahera. Yamara turaganira. Asifiwe. Amahera uyagura ikinyomoro agahita ashira, ariko Imana ibaha amafaranga. Munyegagezwe ngo Imana iguha amafaranga. Se babiri bayakiriye mwazamuye cyane haleluya. Babiri bakiriye amafaranga, si ngombwa ko mwese mubyumva bino. Kuba duteraniye ahantu heza ni amafaranga. Aya mahema ni amafaranga, ibi byuma ni amafaranga, izo ntebe ni amafaranga, aya mabafure ni amafaranga, gatuti ni amafaranga, mashini ni amafaranga, amazi twanyoye ni amafaranga, amaze kunywa litiro ni amafaranga. Mumere ikiganiro ngo amafaranga arakenewe. Imodoka yatuzanye ni amafaranga, moto yankuye igwamagana ni amafaranga. Indirimbo za Mwene Gihome ni amafaranga. Uvuga cyane amen. Ariko babiri bakiriye amafaranga, ko n'umwuka w'amafaranga umanutse, mwazamuye cyane haleluya. Mbwira madamu ati sheri ngwe, uzi ibyifuzo dufite muri uru rugo. Dufite abana 3 bari hano,
na kano kavutse ka kane, dushyiramo n'uwapfuye nawe turamubara. Ndamubwira ati kano kana ni karadukosoma. Niko namubwiye, shaka kumwumva ko akunda abana nkanjye. Agakana karadukosoma. Oya sheri ni karadukosoma usije ibyo nariye ndagatwite. Aha. None hari n'imisiri karamara. Oya. None bazanye indege 5 wakazana za V8 zimwe zireba nk'abantu 20, wakazana amafamu nka 30, wakazana amataje nka 20. Sheri akakana twagatanga. Oya we ikirumwa yarazi ko ngatanze. Agati wisakuza nanjye sinagatanga, nakwemera ngatega umunyonzi ariko akana kanje nkabona hano. Uvuga cyane amen. Nakwemera ngagenda n'amaguru ariko umwana wanjye mubona hano. Sinye wahera. Rero nshatse kuvuga icyo umwana arakunzwe. Uyu mwana rero babonye aremaye barakavuza. Mwana baramuvuza. Wavuza woroheje, wasoreza hakomeye. Muvuga cyane amen. Imikoro irimo iracika ariko kandi sishaka gutera, ndashaka kumva abaririmbi hano. Ntabwo ushaka gutsinda, ndashaka gusoza. Asifiwe Yesu. Mwana baramuvuza, kumuvuza bahera horoheje, basoreza hakomeye. Uyu mwana bisoza bavuze ngo uyu mwana hura iyi mugozi ko nange nucagurika. Uyu mwana yiyungurwe neza. Abanyuma baravuga ngo nimutware mu rugo, iyi ngwara ye ni forever. Se mwanyumvise? Nimunyumve tuganire. Nimujyane mu rugo, iyi ngwara ye nagateza kuzayikira, ni forever. Aka kantu gakuremo. Numvise ngo gakuremo. Tugiye kuganira. Amen. Trabya aho. Umwana baramucyura bamujyana mu rugo. Waca umugani mu Kirundi, sinzi niba mu Kinyarwanda bihari. Baravuga ngo ibyaye kibigira gute? Irakirigata. Uyu mwana baravuga ngo bahano ujye urya, wakoze uryame. Byari bibabaje. Uyu mwana arabyakira kuko nawisobanura mu kigeragezo. Ndabyibuka rimwe umuntu yigeze kungabira inkweto, angabira inkweto ya 47 kandi nambara 6. Nawisobanura mu kigeragezo kandi iyo nkweto urayambara finaroma nyene ikagukwirukiramo matera, nigukwira ukambara amasogisi 7 ayo wagiye utoragura adasa, nawe nigukwira ari gukagera gute ukacyambara. Mwana ariyakira abaho. Uvuge cyane amen. Mufata ikiganza umunyeganyeza uvuga ngo ntukiyakire mu kigeragezo. Ntukiyakire mu kigeragezo. Yesu ari mu kazi. Zamura haleluya. Mwana ariyakira. Ravuga ati nakundi. Papa anyicaje aha, Mary anyicaje aha, bavandimwe niba yari abafite abango banyicaje aha. Umuryango wo kwa Mary urabyemeye, umuryango wo kwa Peri urabyemeye. Ndaje nemere nange mbyakira ibyo bateyo kashi nange
ndabyakiriye. Ndako ndatangaje muri iki giterane ibyo abantu bateyeho kashe Imana irabisinyuye. Zamura cyane haleluya. Ibyo abantu bateyeho kashe Imana igize guterata nyakugo rugo akazi kabonetse. Waza guhugura umuryango barababwira ngo uyu twamenye ko hano hari akazi. Barababwira ati mumenye gute ko hano hari akazi? Hano hari akazi. Barabasubiza ati mubibwiwe n'iki? Twabimenye ko hano hari akazi. Aha, hari umwana mwavuje yanze gukira, rero mwahisemo kuza kumwicaza hano mu rugo ajya arya ntacyo yinjiza. Nta mpamvu yo kurya ntacyo yinjiza, ahubwo dukeneye akazi. Muduhe tujya tumuheka mu gitondo, tumugarure, tumujyane ku masoko, tumujyane mu nsitsira ahantu abantu benshi batambuka, cyangwa se tumujyane ku mabanke, tumujyane ku nsengero, tumujyane ahantu abantu benshi banyura. Nimugoroba bwije tumucyure, mutubwire umushahara. Basanga igitekerezo bababwiye, basanga nicyo, basanga umwana nta mpamvu yo kurya ntacyo yinjiza. Abahungu batangira akazi baramwikorera. Bagira gute rata? Ndashaka abahungu 3 hano bazano, 2 nako nimuze. Ihute muhungu wanjye, ihute, igihe bambaye kiradangiye. Fata ako gatebe igafate. Aba ni abahungu bamupatanye, mubonye akazi. Iki ni ikirema. Mumukuye ako si mukure neza rata. Mumukuye mu rugo muteretse ku nzira. Nimwigendere. Mugume hafa. Wacunze yuko bwira wagaruke basubize hehe mu rugo. Ngiye muvoma burije baracuye, ngiye muvoma burakeye bagaruye ku nzira. Ibyo bintu rero biri gukoreka kuri uyu mwana, muvuga cyane amen. Yesu w'i Nazareti abirebera kure, arabibona. Zamurira Imana icyubahiro. Mufate mu kiganza umunyeganyeze umubwire ngo ibyakubayeho byose Yesu yabiboneye kure. Yo, umwana arateseka, nimumurebe, mwamubonye arateseka. Yahuye n'abaganga, ingwara iramugumana. Abamupatanye naba ntibagira icyo bakora, ingwara iramugumana. Bakajya bazana ku nzira bakamutaho, izuba ryava akigwanaho. Yakwiyorosha ikiganza n'ubimbaza. Izuba ryava ntihagire umukura ku muhanda. Bwagoroba bakaza kwanura bajyana mu rugo. Uretse gato, ibi bintu Yesu agira guterata, abibonera kure. Umva ubuhanuzi bunguye igwamagana. Mufate mu kiganza umubwire ngo Yesu abiboneye kure. Ibyakubayeho utarabigizemo uruhare, Yesu abiboneye kure. Yesu abiboneye kure. Babiri babyumvise muzamure cyane haleluya. Rimwe Yesu akimara kubona aka kana byakabayeho katabigizemo uruhare, Yesu ahita yiyumvamo kongera kugaruka i Kaperinawumu. Gira ngo yende Imana icyubahiro. Yesu abyiyumvamo. Mana yambwiye ngo jyewe maze igihe nzi ko nzaza hano. Uyu munsi ku itariki 28 narasenze. Imana yampaye ijambo. Imana yambwiye ngo yongeye kubyiyumvamo kugaruka hano hantu, yongeye kubyiyumvamo kugaruka muri aya materaniro,
kandi Yesu naza ntabwo ari bugusige gutyo. Yesu arasiga bikemuye. Munyeganyeze umubwire ngo Yesu arasiga bikemuye, kuko Yesu yabyiyumvishijemo. Ababyumvise muzamure cyane, haleluya. Yesu abyiyumvamo. Kuzi Kaperinaumu, ndafashijwe. Kaperinaumu, komana we. Yesu abyiyumvemo agaruka iwanjye. Yesu araza, umva sha, aza adatanze itangazo kwaje Kaperi, aza atabibwiye abantu. Ariko amambere igihe yaherukaga, hari abantu yakemuriye ibibazo, abandi ntibabimenya. Ariko bano bantu yagiriye neza, bakajya babwira abandi ati impamvu ya kanseri yakize aheruka ino, impamvu ya diyabete na kijya ku binini aheruka ino. Vasha, aheruka he? Impamvu nambaye impeta byari byararangiye aheruka ino. Aheruka he? Bamwe bakajya baha ubuhamya bagenzi babo, bakababaza ati none yaje ryari? Ntabwo icyo tuzi, icyo ntituzi itarike, ikizima nuko yasize abikoze. Hano turi mu Gashara. Yesu abyiyumvemo agaruka i Gashara. Aza gake atabivuze, aza bucece. Hari umuntu rero wamubonye aza bucece, ariko mwene Gihome ngwino hano, ihute hano, fata kariya gashora k'umweru kambarema. Za bucece nk'umuntu nyene wa buce, za bucece, za bucece. Sana gatebe hariya kama agatebe kane. Yego rata mwene Gihome. Ni mundebe nsoze. Yewe rino jambo Yesu aje kurikoramo ibintu bidasanzwe. Hari undi muntu rero genda bucece, uko agenda komeza. Hari undi wamubonye ingendo amugendaho ukarenga, undi nawe ahinguka aho gatebe wikarenga, haragenda. Uyu muntu urimo kumugenda inyuma agwaye kanseri, uyu muntu uri kumugenda inyuma agwaye diyabete, uyu muntu uri kumugenda inyuma imitsi yararegutse yarajegeye, uyu muntu uri kumugenda inyuma abana babirukanye ku ishuri, uyu muntu uri kumugenda inyuma mu rugo imbabura baramanitse. Harangije Yesu ageze mu nzu aricara. Dore sha, mwamubonye? Yaje bucece, nigeze abitangaza kwaje. Munyeganyeze umubwira ngo nubwo utayireba iburyo, numureba ibumoso, numureba imbere, numureba inyuma, ariko Yesu ari mu kazi. Abavyumvise muzamure cyane, haleluya. Yesu ari mu kazi muri aya materaniro. Yesu ari mu kazi muri aya materaniro. Mwamubonye ahantu yicaye? Ari mu nzu. Ariko icyamakaza mu nzu iwawe. Reba sha, uyu muntu arangije aragenda, arangije amwikubita imbere. Yesu akunda abantu basiga ibyo bakamwikubita imbere. Aramubwira ati umva, ubushize nakubonye ingendo, ndeba ukuntu ureba neza, ndeba ukuntu ureshya, nubwo nakuzi ariko urasa nk'umuntu wakoze ibya runaka cyagihe. Rero nanjye nyikubona ntabwo uri buva hano utange muri ikibazo. Maze igihe premi yanjye narabitse makazi, maze igihe ngwaye impyiko nyiza. Yesu arangije aramubaza ati umbwiwe niki? Ingendo yawe irabigaragaza.
indebo yawe irabigaragaza. Gira icyo unkorera nanjye, abandi warabakoreye n'ahari, nanjye agira ikintu nkorera. Yesu w'i Nazareti utarobanura abantu ku butoni, Yesu utarobanura abantu ku butoni. Arangije aramubwira ngo rero kubera ko usobanukiwe ukaba unandukanije n'abandi, ndagukoreye, igendere, ikibazo cyawe ndagikemuye, igendere. Wumvise ijambo amubwiye. Arangije Yesu amuha agasopo, aramubwira ngo ndagukoreye, ariko ntugire umuntu ubibwira hano hanze. Uceceke, jya nibereye aha, uceceke, jyana amashimwe ariko uceceke, ntubabwiye ko ndi hano. Yongera wicarira. Uyu muntu bakijije kikanseri asohotse, yumva cyakize. Arangije aravuga ati mbiceceka, reka nkwereke. Ahagarara kuri bose abireba. Yamwe bari mu masoko, yamwe bari mu mirima, mbabarira ufashe guhanura amasegonda abiri. Munyeganyeza umubwira ngo ibyo Yesu akoze nta muntu ubiceceka. Iyo Yesu akoze igitangaza nta muntu ubiceceka. Iyo Yesu abohoye nta muntu ubiceceka. Iyo Yesu atanze umwana nta muntu ubiceceka. Babiri babonye Yesu, muzamure haleluya. Abantu bose barita bati karame. Ese muri mu mirima ngwe? Se muri mu masoko ngwe? Yagarutse. Mfasha. Yagarutse. Ko suzugura abadayimoni amasegonda umukubite high five, mubwire ngo yongera agaruke. Yongera suzugura abazimu amasegonda. Ngo yongera agaruke sha. Yongera agaruke mu bana. Yongera agaruke mu ikofi. Yongera agaruke mu bisorori. Yongera agaruke mu mashuri y'abana. Yongera agaruke sha. Zamura haleluya. Yongera agire gute. Abantu bose baraho basha bumvise ko yagarutse, baramubaza ati arihe? Musize mu nzu, kandi nanjye aragikemuye. Ko Yesu wabikemuye koko? Yemwe abarushye n'abaremere, imbuze mu rusange ndabaruha. Hahaguruka abagore bamaze igihe bakubitwa n'abagabo bajyanye ibirego. Hahaguruka abagabo bamaze igihe bakubitwa n'abagore basigaye bakubitwa nabo. Hahaguruka hahaguruka abakobwa bize diplome zabo bashyize muri garide, basize mu mamari, bamaze imyaka 10 n'akazi, no kifaransa cyararangiye. Hahaguruka bakobwa bakumisa imyaka 40 nta muntu urababwira ngo aravi yujote. Habe kabura umukobwa mwiza ureba neza, ariko nta muntu urabona ukubwira ngo aravi yube. Never. Hahaguruka abahungu bafite za peremi zimaze imyaka zatonze uruhumbu. Hahaguruka abantu benshi, hahaguruka abantu bagwaje za kanseri, bagwaje za diyabete, bagwaje uburema, bose bajya mu nzu aho Yesu akorera. Ndashaka nk'abane hano, nk'abane nimbuze mu rukanga, nk'abane. Papa nawuze yagorata imbere ya Yesu hano, hagarara imbere ya Yesu neza nk'umuntu ufite icyifuzo imbere ya Yesu. Nawe ese ko waje abakobwa gusa, kazungu no nawe kazungu ihute. Papa ngura nawe hano, ni murebe Yesu ku murongo, ni ku murongo. Oya nimuhagarare murebe Yesu gusa, ni ku murongo. Rega gucya, dore ni gucya, nimuhagarare gucya. Reba listen to me, reba hano ku murongo.
yego urata mama unamuka kazuna kurikira nawe hagarara hano reba akantu usorejeho ntabwo mbatindira pe reba akantu usorejeho mwese ni ku murongo regane rata uburetse kubakorera ku murongo hano ngwino hano ku murongo vayo ku murongo aho reba rero ukuntu byagenze ni mu ndeba akantu gato uretse gatoma reba kazungu yarize ariko nta kazi sore mwiza nk'uyu ni urugero naze reba uyu mubyeyi ukuntu asa ariko agenda n'amaguru kandi akeneye vigo reba sha bose batonze imbere ya Jesus komana we aba bantu rero baje biruka baciye kuri wa mwana yababwiye ati mwamaye barabwira ati mwamaye warasaze uracyasaba bibiri kandi ugukiza gusabiriza yaje ufasha ugukiza gusaba bibiri yahageze ahubwo warebye uburyo umusanga akagukiza gusabiriza akakuremera ubuzima iki kirema kibwira bano bantu kirababwira ati none mwangejeje aho uwo muntu uri gukiza ari baramusubiza ati turinda tugutwara abagupatanye barihe ntabwo tugutwara kila mtu na muzigo wake buri muntu wese n'ikibazo cy'imbere ya Yesu mwana guma hari akanuye amaso basha akomeza arasaba wino hano nawe uyu muhungu ni dogiteri vuga ati nibyo engineer vuga ati nibyo oya mwebwe mwapatanye mugende pasta ngunana papa ngunana nawe ngwino nawe ngwino wowe ihute muze pasta ngunana hano ngwino wowe nakasorejeho uretse gato mwebwe ikazu igenderowe aba bantu rero igeno pasta sorry kane mavuta yanyu amusore mufashe kwigisha uyu mupasiteri ni dogiteri engineer umuherwe umushorama ni mundebe doctor engineer umuherwe umushoramari yes ni mundebe rero aba bantu ni muzana aba bantu nta kifuzo bafite ni mundebe munyumve hari ibintu biri kupfa kuko nari gukora kuri mikrofone ariko nacyo mihangane ni muzana papa nabuze mikrofone igenda aba bantu nabaherwe nabakirata harimo aba engineer harimo doctor harimo umuherwe harimo umushorama Mana yagiriye neza mbibutsa ko kwa Yesu hajyayo ingeri zose abazahaye bajya kwa Yesu n'abatabawe baza kwa Yesu aba ni abantu bari gushima Imana okay twitemberere nimuza papa nimuza twifore nk'abaherwe mushumba twifore nk'abaherwe twese twifa kwa kuri abaherwe bagenda ebana bimeze bite bana ko nguheruka warazahaye byagenze gute vuga ati Yesu yarabikoze yego rata biragaragara pe kandi bimeze bite engineer Yesu yarabikemuye kabisa doctor how are you Good, how are you? Fine, yeah, how are you? N'abantu batabawe mu sherame ntabwo nyizi ngewe ariko nanjye ndakavuze ko bari Imana amashi fine now are you kuri kwima aba n'abantu batabawe bariya bageze imbere ya Yesu n'inzahare aba nabo n'abantu Yesu wagize gutirata yatabaye tugende nk'abantu batabawe twifore
tugiye kwiyakira kurya ibyacu. Yesu yarakoze bana, njyewe ndi umushoramari. Bageze kuri uyu mwana naha nsengeye, ndabizi maze kurenzaho nk'iminota 5 kugiye bamaye, naha nsengeye. Bageze kuri uyu mupeti, uyu mwana arabasaba, baramubaza ati peti karame, uracyasaba kandi Yesu yageze muri karitiye? Muvuga cyane amen. Uracyasaba kandi Yesu yageze muri karitiye? Nabuze ungezayo. Baramubaza ati none abaturanyi baguciye ibirukanga kuki badagutwaye? Babyanze. None se abagupatanye bari hehe? Ntabwo nzi aho bagiye, baraza kunyura nimugoroba. Uyu mwana akanama geta karaterana kabano bagabo bateranye inama. Mana yambishuriye ngo mwijuru inama yateranye. Haleluya. Dore sha bateranya akanama, basanga umwanzuro w'inama wanzura ko badafitiye kumusiga ku nzira nk'uko abandi bamusize. Banzura ko havamwe umwe arirukanka aterura ingobyi ahantu, araza bakubitamo wa mupeti. Singe wahera ni muterure, ni umwana turamutwaye. Ni muze gake, ni mushyire hejuru. Shapeti wihangane sha, warakubiswe mwana wacu, ihangane peti yangu, ihangane mama. Mugume ku murongo mwebwe, mugume ku murongo nimuveho, ikigisho ndaho kizingiye. Yo sha peti ihangane sha, yo twebwe twaratabawe, Yesu atugire neza nawe yagukiza. Sister uraho? Uraho neza. Waduhaye inzira tukegereza Yesu. Uyu mwana avuga ati nta nzira ihari. Nta nzira ihari, nanjye ndamukeneye. Mugumaho oya mugumaho. Yewe sha uraho ma? Aka kana nako kazi? Vuga ati ndakazi. Ndakazi. None waduhaye inzira tukegereza Yesu ko ingwara yagatindanye. Vuga ati nayo. Nta nzira ihari. Nanjye mfite ibibazo, toka mbere yangu. Nanjye mfite ibibazo. Nta nzira ihari. Uraho? Waduhaye inzira? Uraho? Uraho? Ndababaye. Arangije niyapfumurira muri wesi yo mu nzu, niyapfumurira mu cyumba cy'abashyitsi, niyapfumurira mu cyumba cya bosi, ahubwo apfumurira haringaniye naho Yesu yicaye. Haleluya. Arapfumura, nyirinzu arabibona, aza yirukanka arababaza ati ko mupfumurira inzu mwabagabo? Baramubwira ngo funga kinwa, tufite ikibazo, twazanye umuntu wacu kandi batwimye inzira, arababaje kureza inzu yawe. Twebwe tuyipfumura turi abagabo, twebwe ureba hano harimo abadogiteri, twebwe ureba hano harimo abayenjeniyeri, twebwe ureba hano harimo abashoramari, harimo n'abaherwe. Turagase kubakira karuta kano wubatse. Ariko bamaze guhapfumura barongera barururuka kandi bururutse fasha barururuka baraza baterura wa mwana. Ndafashijwe nyuza hejuru y'abano bantu. Dore ubuhanuzi bwuzuye kazuhagara ku murongo. Dore ubuhanuzi mutambutse wa mupeti. Uyu mwana ari guca hehe? Hejuru. Oya nibatse gato, ari guca hehe uyu mwana? Hejuru. Iki ni ikigisho cy'imbaraga. Uyu mwana ari guca hehe? Hejuru. Bari kumutambutsa, bari kumutambutsa, bari kumutambutsa, bamugejeje hejuru yaho Yesu akorera. Ubasha oya buretse gato ngiyiteme, bamugejeje aho Yesu akorera nk'amasegonda 2 hano hejuru. Mbabarira uwo muntu mwegeranye, niba mwana ashwanye mwiyungire muri aya materaniro, munyeganyeze umubwire ngo Yesu agukirije mu nzira y'ibirere, Yesu agutabariye mu nzira y'ibirere. Muhoberwe ngo Yesu agutabariye mu nzira y'ibirere. Izo hasi abarozi barazimenye, izo hasi abakurwanya barazizi, izo hasi abadayimoni barazifunze. Muhoberwe ngo Yesu agutabariye mu nzira z'ibirere. Zamura cyane, haleluya. Komana mushumba Yesu ajya gutabarira mw'abasenze. Haleluya. Kirema barakibwira tumva roshaho, turika amaso urebe kireba hasi.
wamubonye ninde muri bariya nuriya wambaye umweru aha wamubonye namubonye rero tugiye kukurekura ikirema ati uko ari harehare kiravuga ati buza nimundekura ntabwo ndi buturike barakibwira tumva twebwe kizima nuko tukuzanye tugiye kukurekura kandi turakurekurana n'ingobyi yawe waturika uraturikira imbere ya Yesu arongera guteranye ndafashijwe n'ukuri kw'Imana wameneka igifu Yesu aragisubiza ariko mana we munyeganyeza ubwego nta muntu upfira kwa Yesu nta muntu upfira kwa Yesu nta muntu wapfira wazamuye cyane haleluya kwa Yesu buretse bitarakwiciye mu kabare kwa Yesu ntabwo bizagushobora ibitarakwiciye mu buraya kwa Yesu fini babiri babyumvise muzamure haleluya rata uko mana we kwa Yesu nta muntu wakwicira amenyo nukuri ko nguko aho manishe fire tuza kwa Yesu twarazezengeye akatwambika impeta tuza kwa Yesu twambaye inkweto batukuburira tukishopingira wazamuye tuza kwa Yesu twarozaga imbwa twaroza imitimbwe uyu munsi turi koza imitima y'abantu turi koza imitima y'abantu yabo imitima y'abayakayebwe kubera Yesu muhobera umwego kwa Yesu ntabwo bahapfira muri aya materaniro ya 28 nangaje inzira y'ikirere nangaje inzira y'ikirere kandi iyi nzira itunguye abadayimoni ntabwo bayizi iyi nzira itunguye abakuroga iyi nzira itunguye abohereza ibitega iyi nzira itunguye abohereza nyabingi iyi nzira itunguye diyabete iyi nzira itunguye kanseri iyi nzira muhobere umubwire ngo Yesu yadukanye inzira itamenyerewe niyaje kugukirizamwo babiri babyumvise mutere haleluya kirema kirangije barakirekura rekurira hasi ningabana mugabana reba amakuru rero Yesu yarageze ku muntu abonye ikirema kimuguye imbere Yesu arararama ndafashijwe abona abagabo banze kuhava nabo barahari fasha bagize gute banze kuhava nabo barahari bategereje kureba ikintu Yesu agiye gukorera uyu mupeti komana we wanga kuhava bagira gute rata barahaguma muhobera umubwire ngo Yesu yirukana ababivugaho akwegereza ababikoraho Yesu yirukana ababivugaho hari abavuga ko wazazengeye abirukane hari abavuga ko wazahaye abirukane hari abavuga ko byagucanze abirukane hari abavuga utabyara abirukane muhobera ubwego Yesu abigizeyo kwegereza ababikoraho aribo baba bane Yesu abwira ikirema arakibwira ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe umva rero akimara kuvuga gutyo hari abagome bari muri ayo materaniro babwira Yesu turigereranije tuzi ko Imana ari ibabarira ibyaha we kugira ngo kikorere ingobyi gitahe igihenze ni iki cyangwa icyoroshye ni iki Yesu umva ijambo rinkuye guhamagana Yesu abwira aba bantu bavuze ko yigereranije Yesu arababwira ati rero mbonye ubugome bwanyu ntabwo mushaka ko uyu mwana akira ariko nari ngiye kumubabarira ibyaha gusa ubundi agasubiza mu rugo uburema bwiwe ariko kubera ibigambo muvuze
kubera amagambo muvuze. Ivyo bigambo murengejeho bineye gukora n'icya kabiri gitari giteganijwe, bineye gukora n'icya kabiri gitari giteganijwe. Hobera uwo muntu mwegeranye ubwe ngo Yesu akoze icya kabiri kubera ibigambo. Ikitari gihari Yesu aragikoze kubera amagambo, igitari giteganijwe Yesu aragikoze kubera ibigambo. Abavuze kutazabyara Yesu aguhaye umwana kubera ibyo bigambo. Abavuze kutazashaka Yesu arakubatse kubera ibyo bigambo. Abavuze ko ruzasenyuka Yesu arakubebesha kubera ibyo bigambo. Zamura haleluya. Abwati mwana wanjye kubera ibigambo ndagutegetse byuka wikorere. Yakosha ibivuga ariko mwana wanjye kubera ibigambo by'abantu wari gukira ibyaha byawe gusa, ariko uburwayi bwawe ukabusubizayo. ariko nkoze icya kabiri, kira ibyaha byawe ndetse n'uburwayi bwawe ndabutegetse. Kira, ikorera uburiri bwawe, wigendere, utaha amahoro. nimundebe akamusengeyemo, nimundebe jyewe dusipoze jyewe nige kirema. Iyi ni ingobyi mwakibonye, jyewe ndi ikirema. Nta kibazo mfite umutwe ukomeye nk'intosho. Tegetse kira, byuka wikorere uburiri bwawe, wigendere amahoro. Kiragongo ba bantu baki ngabo bari hejuru bategereje ikigiye kukibaho, kiraje cyegura uburiri bwacyo kirabwikorera. Nimundebe ahantu usengeye kirabatese nce hano, oya hano nawansetse, cibumoso nawanyimye inzira, cinyuma na n'umwuzi, reka cimbere y'abanyimye inzira. Kirangije kirabakanurira, kibwira uwa mbere turama inzira noneho cyangwa naguyima. Avuga ati ndayiguha noneho, mereza inzira vuba. Urama inzira, mereza vuba. Mereza inzira noneho. Urama inzira cyangwa urayinyima, gira vuba. Urama inzira cyangwa nkukubita uburiri. Yewe ndabona byakunze ndayiguha. Urama inzira cyangwa naguyima, Ndayiguha. gira vuba. Urama inzira cyangwa uracyayimana, gira vuba vuba. Ikirema kirangije twasomye baba ngo nuko kirabyuka kikorera ingobyi yacyo gisohokera mu maso ya bose. Vuga cyane amen. Irindi ndarivuga muhagaze, stand up, mugume gaho mwese. Oya mwigenda nukuri kwima. Mwabonye kirabyutse kubera itegeko, ginjiye mu mitsi, mu misokoro, mu nyama, mu maraso, kiregutse kikoreye ingobyi. Abarira rero amasegonde ufashe guhanura, sigaje umunota umwe wonyene ufasha guhanura. Munyeganyeze umubwire ngo Yesu acize ibirere zitamenyerewe. Ubwo n'ubuhanuzi bwa mbere. Mubwire ngo Yesu anyuze ibirere zitamenyerewe. Mubwire ngo Yesu agutabariye mu zibirere zitamenyerewe. Yesu agukirije mu zibirere zigize guterata zitamenyerewe. Abarozi batazi, abakuroga batazi, abohereza batazi, ababitega batazi, abahuhera batazi. Muhoberwe ngo Yesu agutabariye mu nzira itazwi y'ibirere itamenyerewe. Jambo rya kabiri ry'ubuhanuzi, rya kabiri n'ubuhanuzi butatu. Jambo rya kabiri ry'ubuhanuzi, ongera usuzugura abadayimoni amasegonda abiri. Mubwire ngo abakwimye inzira winjira bayiguhaye usohoka, abakwimye inzira winjira bayiguhaye usohoka. Asuzugura abadayimoni muhobere. Mubwire abakwimye inzira winjira bayiguhaye ugira guterata. Ubuhanuzi bwa gatatu, ongera umumbwirire ngo birahindutse kuri ino tariki ya 28 z'ukwezi kwa kangahe?
kwa karindwi 2020 na kangahe? Mubwire ngo birahindutse. Ibyaje bikwikoreye nawe utashye ubyikoreye. Diyabete yaje kwikoreye nawe utashye uyikoreye. Sida yaje kwikoreye. Reka Yesu ari mu kazi. Ibyaje bikwikoreye nawe utashye ubyikoreye. Iyi ngobyi yaje imwikoreye ariko byahindutse nawe atashye ayikoreye. Zamura haleluya. Jambo rya kane ry'ubuhanuzi, abagutanze kugenda ubatanze kugerayo kandi unabasizeyo. Mushumba, God bless you. Urakoze cyane kumfasha kwigisha. N'ingabane. Urakoze cyane papa. Urasa nka petit frère pe. Yo. Ndawukunze uranitonda pastor. Urakoze cyane. Mwene gihome wakije uri Jesus. Urakoze cyane. Mana ikomera umugisha mwinshi cyane. Kandi Mana ikaze kwifuza kwawe. Urakoze cyane mukobwa wese. Urakoze mama. Urakoze nawe. Wabahungu bamupatanye mugaruke. Uretse gato. Wa mwana mwambuzaye mwamuteretse ku nzira. Muje kumucyura rero. Tugende ducyura umwana we bwije ba. Mwana w'abandi baratwica. Tugende tumushyikirize papa we. Tugende tumucyure vuba. Reba bacomotsa ahantu baje gucyura umuntu. Twirukanye. Bagezeyo. Reba bagezeyo. Bashaka hamwe bamusize baramubura. Bamushaka muri ya shati imwe baramubura. Bamushaka muri ya mirire mibi baramubura. Bamushaka mu rugo hamwe bamusangaga baramubura. Bose babyumvise mu mwuka kweli. Bamushaka muri bwa bugumba baramubura. Bamushaka muri bwa bukene baramubura. Bamushaka muri bya byaha by'ubusinzi baramubura. Bamushaka muri bwa busambanyi baramubura. Bamushaka muri bya byaha byose bagira guterata baramubura. Mbabarira rero, mbabarira amasegonda abiri kandi umuhobere ntabwo bufite. Muhobere mubwire ngo hamwe bagusangaga ntabwo bazongera guhakubona. Hamwe bagusanga ntabwo bazongera guhakubona. Muri ya mirire mibi birarangiye. Muri bwa busambanyi birarangiye. Muri bya byaha birarangiye. Muri bwa bukene birarangiye. Ntabwo bazongera kugira guterata kuhakubona. Komera Imana amashyi menshi cyane. God bless you now. Imana ikomera umugisha. Urakoze cyane. Yesu abahezagire cyane. 1 2 3 Utere high five umubwire ngo hamwe bagusangaga Yesu arahagutabaye. Ntabwo bazongera guhakubona. Bagiye kugusanga mu mashimwe. Bagiye gusanga wuzura umwuka wera. Bagiye gusanga nawe uri umuririmbyi. Bagiye gusanga nawe uri umuprotokolo. Bagiye gusanga nawe ufashe mikoro ubwiriza. Bagiye kugusanga mu kazi wazamuye. Haleluya. Yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange mwese ndabarushye. Uri muri aya materaniro utarakizwa, zamura ikiganza cyawe. Urimo utarakira Yesu mwami n'umukiza, zamura ikiganza cyawe. Nawe ndaguhuze na Yesu. Uri hehe muri aya materaniro? Urimo Yesu bino bintu kugira ngo agutabare abanza akagukura mu byaha. Wumvise ko yavuze ngo mwana wanjye mbere yuko ngukiza uburema ibyaha byawe mbanje kubikubabarira.